bisanzwe ni mwarimu Mbangutse muri hamwe nawe. Uyu munsi rero tugiye kwiga isomo ryo gucuranga ariko mu buryo bwa sebeni nk'uko mwari mumenyereye ko dukorera kuri piano ya 3 cyangwa se 1100. None iyi ngiyo niyo ntoya ngira ngo kubizo nagaza nkoresha ni 670. Reka nsabe cameraman igaragaze. Rero ngiyi muhawe ikaze rero kuri Rwambika TV yowe na mwarimu Mbangutse. Niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel, kora subscribe, share na comment n'ibindi byose kugira ngo ujye ubasha kubona amasomo yacu wa mbere, ubikurikirane ubikore neza kabisa. So rero iki somo tugiye kwiga irareba nk'abacuranzi basanzwe bafiteho nosiyo cyangwa se nubwo udafite ubumenyi buhambaye kuri senti. Ikintu tugiye kureba ni gute wacuranga sebeni. Warimo wenda uracurangira abaririmbyi noneho bagasoza bashaka kugira ngo babyine umuziki wawe, aba uririmbisha senti, ucurangishe senti ivuge noneho abantu babyina ibyo hacuranga. Niki wakora? Wenda harimo ucuranga ibihe by'indirimbo noneho baracecetse. Ese niki uri bukore ku buryo abantu basimbuka bakabyina bafite ikintu kibamotiva? Nicyo kintu rero tugiye kwiga aka kanya. Tugiye gushaka akantu gatoya wakora kandi kakaba keza kagafasha abantu. Hari kari akantu natangiye ncuranga, muraje nkasubire mu karere. Guys, ndizera ko mubibona. Ibi bintu rero tugiye kubitwaza buke buke ku buryo buri muntu wese uri bwitegereze iyi video azabireba kandi akabifata. Ni mu njyana ya sebeni apana nk'igisimba twari tumaze iminsi dukoreramo. Tugiye gutangira twakoresheje iyi G sharp. Ndasaba cameraman agaragaze amanota nakoresheje. Nta birenze nuko ufate G sharp ukaza ugafata muza mwita ngo ni rimwe gutya. Hari ako bita pedali nyine abandi bakeza pitch bend. Ubwo niba ufashe gutya, kandi hariho abantu bataje no gukoresha pedali, naryo ndenda kuzazana nk'isomo byihariye ukwaryo kugira ngo buri muntu amenye imikorere y'aka kaboro. Urakubita umanura uzamura hano, uzamura ukubita hano naho uzamura. Nizera ko mubireba. Urakubita ngo bite tuza dufate iyi kane. Ukimara kugira gutya, bimaze kuva muri kane uhita ugafata iyi rimwe bisanzwe. Tuze muri rimwe, tuvuye muri kane tuje muri rimwe, dusubiremo. Aha tugiye kureba agasoza. Gusoza nyine ufata gusoza. Ubu ni ubwa gatatu nibwo dufata iyi nota G sharp 7. Ubwa mbere
Okay guys, nizeye ko mubireba. Akangaka ndakeka mukabonye nta muntu utakarebye. Tugiye kwiga kandi ka kabiri kamwe noneho sa. Tugiye gukoresha ijwi bita whistle. Nta piano itarigira, uzakoreshe piano yawe whistle uzaribona. Ariko niba ufite piano nk'iyi ngiyi ndimo ndakoresha, uzakande hano kuri right 2. Nurangiza uzukande hano handitse ngo kuri iki cyumba cyanditse ngo niba ari window word, niba ari window kisinzi, urakibona ngikozeho. Icyo uzakandaho whistle ngizazamo. Iyijemo iza dore ngiyi yanditseho, iyijemo iri muri mono. Itukanda hano handitse voice set. Imaze kuhakanda uraza ukamanura iyi level dips ukayimanura ukageza kuri 0. Warangiza ukaza hano kuri tab ukagaruka inyuma ugakanda 1 2 3. Ya mono urareba ryajwi riri muri mono urikuramo. Riri muri mono, umve wenda nyivugishije riri nyine biba byiza kugira ngo urikuremo. So tuyikuyemo kugira ngo iyi wisi ivuge neza. Rero mu bintu tugiye gukora, turamanura kuri iyi octave yayo. Murarebe iri muri positive 1, twe turayishyira muri 0. Yari iri positive 1 tuyikuyemo tuyishize muri 0. None akantu tugiye gukora karavuga utuntu tworoshye cyane kandi twiza. Tegere ubu guys, mukurikirane murebe neza. Ibyo nkora byose birajanirana n'aka ka pedali. N'ikindi mushaka bwo katugarukira aho ngaho, aho mutazafata muzandike muri comment munsi aho ngaho tumenye icyo dusubiramo. Sawa rero katube tubaretse naho gutaha, turabakunda cyane.